kandi werekane uko nikose ifata uko wongere kandi werekane uko nikose ifata uko dusubiremo werekane uko nikose ifata uko nari dondorera uyu mutima niwo ushobora kugaragaza ibirimo umugisha kandi kugaragaza ibirimo umugisha dusubiramo kandi kugaragaza ibirimo umugisha dusubiramo kandi kugaragaza ibirimo umugisha kandi kugaragaza ibirimo umugisha kandi kugaragaza ibirimo umugisha dondorera uyu mutima niwo ushobora kugaragaza ibirimo umugisha kandi kugaragaza ibirimo umugisha kandi kugaragaza ibirimo umugisha bwawe umurika ahatabona aho wijemuba umutima ukangutse uzinutwica umutima ukangutse uzinutwica kandi umutima ukangutse uzinutwica
ngo wongere uzamure nasaraye, wongere uzamure ubukeye. Bwana asifiwe. Amen. Tugiye gusubiramo tuvuge ngo kuko Imana ari rukundo rutagira ingano. Nabonye abantu benshi baririmbye zino ndirimbo bifashe gutya. Dukome mu mashi. Bwana asifiwe. Tugiye kuririmba indirimbo ko ndavuga ngo tugiye gusubiramo iki gitero cya nyuma, ariko dukome mu mashi, turirimbe dukoma mu mashi. Bwana asifiwe. Cyane cyane abantu bakuruga nibo ndi kubwira. Iyo sohotse hariya mujya mufata, ninjye muyobozi wa Shekina, mukambwira ngo muzamuzana turirimbo tumwe tutazi, kandi koko nyine ndimo munazizi. Mufite uwo mwanya wo kuzumva se? Ndintwe tuzigira, uwo mwanya nitwe tuwugire. Mwebwe muziza zindi zo mu bitabo nyine mwakuriyemo, nizo twazanye. Rero tujana, nitutajyana murantera umutima wo kuzakomeza kuririmbiza abatoya, kuko none se tubigire gute? Bwana asifiwe. Tuzamurese amaboko. Haleluya! Haleluya! Uko niko kuri. Kandi twumva amagambo tuyakurure. Nasenze mu gicuku, Imana inyibutse ijambo riba muri Bibiliya. Ndanezerwa. Riza rivuga, Imana ibwira Dawudi, iramubwira ngo nakubikiye imbabazi. Nakubikiye imbabazi wowe. Nakubikiye imbabazi. Suko Dawudi atagiraga amafuti nkatwe, ariko Imana yari yaramubikiye imbabazi. Yagiraga ibihe byiza nayo. Irazireserva. Haleluya. Haleluya. Twagiye. Maze ngwiko bitimbere nishurirwe rwose yuko Imana ari urukundo rutagira kandi yuko Imana ari urukundo rutagira ingano ariko Yesu kandi yuko Imana ari urukundo rutagira kandi yuko Imana ari urukundo Haleluya. Haleluya. Nuko materaniro zameze nuko kabisa. Muri kudutiza imbaraga natwe tukabaha izacu. Suko bimeze. Imana ni nziza.
igira urukundo rutagira umupaka. Yuko Imana ari urukundo rutagira ingano, kandi yuko Imana ari urukundo ukanyikorera amaganya yanjye yose mwana. Yabuzwa niki kandi ifite urukundo rutagira ingano. N'indirimbo ya 383 gushimisha. Amaganya yanjye yose Yesu katumiza Uwiteka. Amenya yuko ibyanjye byose ubitegeke shubuka neza n'ubwenge buno. Yego kandi amenya yuko ibyanjye byose ubitegeke shubuka neza n'ubwenge buno. kandi amenya yuko ibyanjye byose ubitegeke shubuka neza n'ubwenge burushaho. kenshi ntinyi biri bumbeho, kenshi ntinyi biri bumbe gahagarika umutima mwami. bize kwizera guke, bize kwizera guke. icyama nkarorera rwose kwishingikiriza kubw'isi akwizera we. kandi icyama nkarorera rwose kwishingikiriza kubw'isi akwizera we. kandi icyama nkarorera rwose kwishingikiriza kubw'isi akwizera we. tugasubiramo kararyoshe. kandi icyama nkarorera rwose kwishingikiriza kubw'isi akwizera we. nabuzwa niki kuyisa kajya nyisunga ayikoreza ayo maganya yose. nabuzwa niki kuyisa nkajya nyisunga ayikoreza
ikikuyisaba najyanye isunga ayikoreza ayo maganya yose ngahumurizwa nakumenya dukora tugaburira inyoni azayumvira kandi ngahumurizwa nakumenya dukora tugaburira inyoni azayumvira nitwizere uko bikwiye nitwizere uko bikwiye umutima uhagaze ujugunya gusa amahoro yawe ariko inyoni n'uburabyo binigisha ku munsi ukwiriwe n'ibyaho byago kandi ariko inyoni n'uburabyo binigisha ku munsi ukwiriwe n'ibyaho byago kumenya ibyo ni n'uburabyo ni nyoni mukiza wishingikirizeho geza ushaka ushorera ukomeye nk'ibibumba kuba amahoro adashira kandi geza ushaka ushorera ukomeye nk'ibibumba kuba amahoro adashira bagezwa samashi yego kandi ushaka ushorera ukomeye nk'ibibumba kuba amahoro adashira amashyi menshi kuri uwo mwami haleluya iminota irashize kandi indirimbo zigihari Kagame abe yihanganye kabisa twongere tube nk'abavuga kandi 194 tuvuge ngo mana ndi uburira amaso yanjye ku misozi tuvuge ngo se gutabarwa kwanjye kwava mwebwe ntimwari munkumbuye kuri podium mura sigaye ganyibonekaho rimwe na rimwe igitangazo cyarabaye muzajya mwihanganaga nimbagarara hano naje ndi umuyobozi nyoboye aba mwihangane nyine umuyobozi yarukunda azarya nk'iminota bikemike siko twagiye
gusura kumana Imana yaremye ijuru ntizemera ntizemera ko ibirenge byawe biteguza ikurinda ntabwihunikira n'isinzira Imana Imana irinda Abisirayeli ihora iri maso n'isinzira Imana irinda Abisirayeli ihora iri maso n'isinzira Imana irinda irinda Abisirayeli ihora iri maso Imana niyo murizi wawe wo kwizera niyo gicucu cy'iburyo niyo gicucu cy'iburyo bwawe gihora ku manywa izuba ntirizakwira na nijoro ukwezi ukwezi ntuzaguka kandi ku manywa izuba izuba ntirizakwira maze nijoro naho ijoro ukwezi ntuzaguka kandi ku manywa izuba ntirizakwica ijoro ukwezi ntuzaguka Imana niyo muri Imana niyikurinda ibibi byose Imana niyirinda ubugingo Imana niyirinda ubugingo bwawe izakurinda izakurinda amajyanama none no mu bihe bidashira izakurinda amajyanama none no mu bihe bidashira izakurinda amajyanama none no mu bihe bidashira none no mu bihe wibukire mugenzi wa mugizi wizakurinda izakurinda amajyanama izakurinda amajyanama none no mu bihe bidashira izakurinda amajyanama bwira mugenzi wawe mwegeranye ngo izakurinda amajya n'amaso none no mu bihe kandi bidashira izakurinda izakurinda amajyanama none no mu bihe mubwire cyane kandi ngo izakurinda bimwaturire umubwire ngo izakurinda izakurinda amajyanama none izakurinda kandi ngo izakurinda amajyanama none no mu bihe kandi ngo izakurinda izakurinda amajyanama
tuzamure amaboko Yesu. Haleluya, Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Mureke mbabwire, turasoza abasore tutabanyurijeho akabasore kamwe konyine iminota 3. Bwana sifiwe. Amen. Abasaza ntabwo tutagize, kwa ariko tutagize ba papa bari hano bakuze, ntabwo tutagize ba mama bishop. Reka tuvuge ngo hariho impamvu nyinshi zituma nubishije amakuru muri iki gitondo meza. Kagame araje gutanga amatangazo, narabirebye ejo kuri za WhatsApp, kongera ngakuramo linete nkareba, havuga ibi mpaye mbona nibyo cyangwa nijo ureba nabi. Umuryango wa prophet mukagira Imana. Haleluya, haleluya. Ari imvugo ziri iyi minsi ndibavuga ngo ibintu ngo birakomeye, bakavuga ngo ibintu birakaze. Na Philippe voilà, ibintu bire namabuye. Imana ni gitangaza. Mwatize ari w'impamvu nyinshi zituma turi bizina ryawe Mana yacu, turi bizina ryawe Mana yacu. Hariho w'impamvu nyinshi zituma turirimba izina ryawe Mana yacu, kandi turirimba izina ryawe Mana yacu. hariho impamvu nyinshi zituma turirimba izina ryawe Mana yacu, kandi turirimba izina ryawe Mana yacu. tuzagushima ibihe byose Mana yacu tuzahora tuguhimbaza, kandi tuzagushima ibihe byose Mana yacu tuzahora tuguhimbaza, Mana yacu yacu tuzahora tuguhimbaza, Mana yacu yacu tuzahora tuguhimbaza, kandi we Mana yacu yacu tuzahora tuguhimbaza, tuzahora tugushima tugushima, tuvuge imirimo yawe imirimo yawe Imana tuzahora tugushima, tugushima tuzahora tugushima, tuvuge imirimo yawe Imana tuzahora tugushima, tuzahora tugushima tuzahora tugushima, tuvuge imirimo yawe tuvuge imirimo yawe Imana tuzahora tugushima.
Hallelujah. 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 Ongeraho cyane hallelujah. Hallelujah. Ese waba wishimiye Imana ongeraho hallelujah. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Reka dusome icyanditswe uretse kwicara hanyuma tugisengere. Let's read the word through which we are going to pray. Urwandiko Yohana yanditse rwa mbere. The first letter of John, Igice cya mbere uhereye ku murongo wa mbere. chapter 1, verse 1. Aravuga uwahozeho uhereye mbere na mbere. He who has been, Uwo twumvise, the one we have heard, uwo twiboneye the one we saw with our eyes, n'amaso yacu, with our eyes, kandi uwo twitegereje and the one we contemplate, intoki zacu zikamukoraho. and our hands have touched him. Uwo niwe jambo This is the word, kandi ijambo ry'ubugingo. the word of life. Hallelujah. Hallelujah. Ese waramubonye? Have you seen him? Ese Have waramwitegereje? you contemplated him? Urabizi rimwe na rimwe kureba ni kimwe, Sometimes seeing is one ariko thing, no kwitegereza ni but also ikindi. observing is another thing. Uyu rero yaranditse aravuga ngo When you know, twaramubonye We saw him turamwitegereza and we contemplated him n'amaso with yacu. our own eyes. Ikirenze kuri ibyo More important, aravuga ngo tumukoraho. we touched him. Ese Yesu yaba yaragukozeho? As Jesus touched him, Wowe se waba have you waramukozeho? touched him? Zamura ijwi ryawe Raise ushimira your Imana. voice and praise. Turagushimiye mukiza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ni wowe mahoro yacu, ni wowe gakiza kacu, uri umwami w'amahoro. Niyo mpamvu tubyina, niyo mpamvu tukuramya, niyo mpamvu tugushyira hejuru, niyo mpamvu tuvuga kwera kwawe mwa. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uyu munsi turahimbaza kwera kwawe, uyu munsi turaramya kwera kwawe. Izina ryawe rishimwe. Udukoreho mwami, uduha amahirwe yo kugukoraho, imitima yacu igukoreho, ubugingo bwacu bugukoreho. Izina ryawe rishimwe. Urakoze rero, wakomeje kubana natwe. Turagushimira ko wabanye natwe iki cyumweru ukageza aya magingo turi bazima mwami. Ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Tugukomeye amashyi mwami, tukuvugirije impundu rwose kuko ukwiriye gushimwa mu izina rya Yesu. Hallelujah. 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 Imana ibahe umugisha, mwicare mu kubaho kw'Imana. May God bless you. May you sit in his presence. Turashimira Imana kubw'iki gitondo, We thank God for this morning. ariko reka nongere kubakumbuza. But let me also invite you, Abantu mutaboneka hano mu mibyizi, if you are not present here in the murimo weekdays, murahomba cyane. you will missing a lot. Abantu mutarimo kuboneka muri iyi You are minsi, not coming during weekdays. ni byinshi cyane murimo You're guhomba. missing a lot. Komanga mugenzi wawe ku rutugu Touch the mubwire person ngo next to you iki and tell them, cyumweru this week, uzaze dusangire ibyiza mu nzu come y'Imana. and we share together the good things in the house of the Lord. Hallelujah. 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 Turashimira Imana rero kubw'iki gitondo. We thank God for this morning. Turabakiriye mwese mu izina rya Yesu. Welcome you all in Jesus' name. Komanga kuri mugenzi wawe Touch mubwire the uti person kaze next to you rwose. and welcome them. You're Amen. welcome. Amen. Twakiriye abashumba bacu, We welcome our pastors, ababyeyi bacu. our parents. Yesu ashimwe. Praise Jesus. Mu gitondo mu materaniro ya mbere navuze ngo The first service I said, dufite amahirwe kubw'abashumba we dufite. have a privilege of sake of the pastors we have. Hallelujah. Hallelujah. Turashimira Imana ku bwanyu. We thank God on behalf of you. because Imana of you. ibahereza umugisha mwinshi. May God bless you abundantly. Twakiriye abashyitsi bari muri twe. Welcome the visitors in our midst. Niba hari uje guterana natwe ubwa mbere, If you umanike are here ikiganza for the cyawe first time, twakire. raise your hand for us to welcome you. Uhaguruke ku birenge byawe, May you please stand up turakwakira. and we welcome you. Ikaze cyane. You welcome.
mubahobere abantu bicaranye nabo babahobere. Those next to them. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Mwicare mu kubaho kw'Imana. May you sit in the presence of God. Dukunda abera bose. We love of the saints. Hanyuma niba ufite aho uteranira, And if you have a church you fellowship from, ukazasubirayo, and you will go back there, uzabahereza inashyo yacu. send our regards to them. Bene so abera b'Imana, All the brethren, ba Restoration they Kimisagara, sent from Restoration uti Chimisagara, barabasuhuza. send their regards to you. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Twakiriye abantu badukurikiranye online, Welcome those following online. namwe turabakiriye, We also welcome you, tubabwira ngo Imana irabakunda, telling you that God loves you, kandi tuzishimira no gusangira ibyiza by'Imana hamwe namwe. and we'll be happy to share the good things of the Lord with you. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Reka duturire Imana amaturo Let's give our offering to the mu Lord by'Imana yaduhaye. in what God has given us. Reka dukuremo tuze duturire Imana. Let's take something out of it and give to God. Ibitunga hano birahari ndetse We na have a hano, basket in the front. ndetse badushyiriraho na momo. We have also, there is a momo. Ubu byaroroshye na banka birashoboka, ushobora Can as gukora well use transfer. the bank through transfer, Imana ikaduhana umugisha. and God will bless us together. So reka dufatanye Let's together hamwe na Shekina, with Shekinah, ariko dushatse twanabashimira but we can even thank them ku bwabo. for. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Amen. Amen. Amaraso yawe yadukuye mu mwijima tuzana mu muco, ubu tugenda tudafite ubwoba kubw'intsinzi yawe Yesu. Amaraso yawe yadukuye mu mwijima tuzana mu muco, ubu tugenda tudafite ubwoba kubw'intsinzi yawe Yesu. Haleluya, uri nyembabazi, reka isi yose iriribe rwa rukundo waduha. Haleluya, haleluya, uri nyembabazi, oh, reka isi yose iriribe rwa rukundo waduha. Haleluya, 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 uri nyembabazi, uri nyembabazi, oh, reka isi yose iriribe rwa rukundo waduha. Reka isi yose iriribe rwa rukundo waduha.
Yesu ashimwe. Praise Jesus. Shekina irakoze ariko babe baretse kugenda. But you can still stay. Bari buze kongera kudufasha. You will also help us again. Amatangazo ahari The announcement we have, cyangwa se amashimwe. or praise your offering, thanksgiving. Turashimira Imana kubw'icyumweru cya kabiri cy'amasengesho y'iminsi 40. We thank God for the second week of prayer of fasting. Cyabaye cyiza pe. It has been good. Twatangiranye na Apostle We started with our apostle, Joshua Masas, umubyeyi wacu. our daddy. Yatangiye ku cyumweru ageza ku wa kabiri. He started on Sunday and ended on Tuesday. Turashimira Imana ko yabanye nawe kandi muri twe. We thank God He has been with us. Ku wa gatatu twatangiranye n'umubyeyi On wacu Wednesday, Pastor we Israel. started with Pastor Israel, Batwigishije neza pe. and they taught us well. Ari buze gukomeza uyu munsi. We will continue today. Cyokora mbakopejeho gakeya arimo kwigisha ku mbuto z'umwuka. He's teaching about the fruit of the Spirit. Ariko ku mutwe w'ijambo uvuga ngo inyungu duhabwa cyangwa se dukura mu mwuka wera. And the theme is the benefits we get from the Holy Spirit. So turashimira Imana ko yabanye natwe rero iki cyumweru. So we thank God for having been with us this week. Umuryango wa Prophet ndetse na Philippe urashimira Imana kubw'abana babiri The b'imanga family of b'abakobwa. Prophet and Philip, thanks God for the gift Yes. of 2 children, baby girls. Turashimira Imana ko Imana yabahaye urubyaro We thank rw'abana God babiri. that God gave them 2 children. Wowe utayakomye ntabwo uzi impamvu. If you are not clapping, you don't know why. Ariko bari bamaze hafi imyaka 10 It's been about 10 years nta rubyaro without batarabyara. children. Turashimira Imana rero yuko So Imana we irimo thank gukora God uyu murimo that God is doing this work wo gutanga urubyaro ku of itorero. giving children to the church. Amen. Amen. Umuryango wa Mamani Bishop Leo And na the Mzee family Sabanu of Mama Bishop Leo and the na Prof Sabanu. Rwanyindo Imana ibagirire Rwanyindo. neza. Maybe God be Barashimira kind to them. Imana ku itorero mwakomeje kubafata mu mugongo They thank God ndetse no that kubana nabo no kubakomeza. the church continue to support them and to be with them. Imana ibahe umugisha rero kuko May God mwabanye bless nabo you for having been around them, kandi supporting them. mukabashyigikira. Amen. Amen. Ikindi dutangiye icyumweru cya gatatu This is the third week we are going to start cya gahunda y'iminsi 40 y'amasengesho. of the 4 days of prayer and fasting. Tuzaba umutwe w'ijambo dufite muri iki cyumweru kigiye gutangira uravuga ngo umurimo w'umwuka wera mu miryango yacu. The next week themes is the work of the Holy Spirit in our families. Ese wari ubizi ko mu muryango wawe ukeneye kubona umurimo w'umwuka wera? Do you know that you need to see the work of the Holy Family in your of the Holy Spirit in your family? Iki cyumweru This week, nicyo tuzaba turimo kwigaho. that's what we'll be learning about. Irindi tangazo nuko abakeneye kubatizwa Another announcement is that those who want to be baptized bakomeze kwiyandikisha may continue to enroll themselves kuri Emari, to Aimable na Jean-Marie bahaguruka tukabareba. Jean-Marie n'uyu, Aimable nguriya, Emari ntabwo ubanza yateranya mbere. So rero ushaka kubatizwa wese murebe aba bagabo bari buze kubafasha. Turabibutsa yuko umubatizo ari ngombwa ndetse ni n'itegeko muri Yesu. And it's a command in Jesus. Kubera ko ni ugushimangira koko yuko wizeye Kristo. Because it's a confirmation that you believe in Jesus. Urugero rwiza, a good example, Yesu turebera kuri Yesu.
Jesus is our role model. ajya Example. kubatizwa yasanze Yohana aramubwira ngo mbatize. When he was to be baptized, he went to John and Yohana asked him to baptize Yohana him. kuko yaraamuzi arikanga aravuga se ni wowe wakabaye umbatije ariko se ni njyewe uje kugira ngo ngubatize. And because John knew him, was somehow surprised, and he ariko said, Yesu "You would want to acishije baptize bugufi me." gace cyane But Jesus in humility arangije aramubwira ngo emera umbatize kugira ngo dusohoze ukuri kose. accept to baptize me to fulfill all the truth. So kubatizwa kwawe rero So your baptism ni inyungu zawe no gushimangira koko is for your yuko uri umwana benefit and w'Imana. confirming that you are the child of God. Imana ibahe umugisha ko May muza God bless kubikora. you that you will make it. Yes. Ba mama muka Emmanuel bafite amasengesho kuwa kabiri saa 9. The widows have prayers Kuwa kabiri muzaboneke Friday afternoon. mu gihe cyo gusenga. May you please be available for the time of prayer. Bizabera hano. It will take place from here. Yes, Imana ibahe May umugisha. God bless you. Amen. Hari famiye ziri buze gusenga ku We have gicaniro families that will be on the other side of prayer. z'urubyiruko. For you families, Hari busenge famiye ya Light, one is Family Light, Agape, Agape, Bethlehem, Aprum na Alpha. Bethlehem, Upper Room, and Alpha. Muze kuboneka kugira ngo May musenge. you please be available to pray. Yesu ashimwe. Praise Jesus. Imana ibahe umugisha rero. May God bless you. Twakira ijambo ry'Imana. As we welcome the word Ndagira ngo of God, Shekina idufashe mu ndirimbo imwe. I want Shekinah to help us in one song. Twakira ijambo ry'Imana. As we welcome the word of Ariko God. mwe gukomeza mwicaye. But don't stay seated. Duhaguruke. Please stand up. Twakira ijambo ry'Imana kandi We receive dufatanye the na word of Shekina. God and the worship together with Shekinah. Imana ibahe May umugisha. God bless you. Amen. Ni karibu. Amen. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe. Wakupewa sifa, na utukufu ni wewe. Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Nani kama wewe? Hakuna mwingine kulinganishwa na wewe. Nani kama wewe? Hakuna mwingine wa kulinganisha na wewe. Ukisema ndio, yawezaye kupinga? Hakuna. Ukisema ndio, yawezaye kupinga? Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe. Wakupewa sifa, na utukufu ni wewe. Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Hallelujah. Bakiri hano. As you're still here, Bakiri hano. as they are still here, Namwe mwicaye muhaguruke. and those that are still Abicaye twese seated, you may duhaguruke. stand up.
muricara umwanya muremure nta kibazo. Niba unarwaye ukire mu izina rya Yesu. And if you're sick, Uwo may you mugongo be ukire healed mu in izina Jesus' rya name. Yesu. Umwuka wera ari hano n'umukiza, arakiza The arakiza. Holy Spirit is here Agukize and mu is the izina rya healer. May Yesu. he heal you in the name Mu of gitangaza Jesus. utahana igitangaza cyawe muri iki gitondo mu The izina rya miracles you Yesu. will take today, Sinzi may icyo you go to urwaye the mu miracle izina today. rya Yesu, wakire May you igitangaza receive your cyawe. miracle. Ndabyizeye. believe Ababyizeye it. muvuge ngo Say haleluya. hallelujah if you believe it. Ababyizeye muvuge haleluya. Hallelujah if you believe the same. Wakira igitangaza cyawe muri uyu munsi wa none mu izina rya Yesu. Jesus' name. Aho umwuka yageze hose akora ibikomeye, Where the akora Spirit ibitangaza. is, he will perform miracles. Hari indirimbo ngira ngo turirimbe ari isengesho bayiprojeta 437 tuyiririmbe muri aka kanya. 437 kuba afite indirimbo ngiriya mpamavuta Yesu mbone kwaka. Haleluya. Ibisengesho ryawe, ibisengesho ryanjye muri May ayo this mwanya. song be your prayer. Haleluya. Hallelujah. Ntabwo mwakoze repetition ariko murumva nyine ni muzasabwe muyakire mutyo maze tuyiririmbe mu izina rya Yesu. Na 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 na. Turushe kuzamuka mu izina rya Yesu. Turushe kuzamuka, turushe kuzamuka. Mbone kwaka, mbone kwaka, urinde ucha.
Haleluya, haleluya. Mana turagushima muri iki gitondo. Tuguhaye icyubahiro cyose uragikwiriye. Give you all the glory. Tugushimiye ko turi kumwe n'umwuka utanga ubuntu. We thank you that we are with the spirit of grace. Mwuka w'ubuntu ari hano. The spirit of grace is with us. Uraduhera ubuntu. And he will give us by Waduhereye ubuntu. You have given us by grace. N'uyu munsi wa none And even today turakiriye kubw'ubuntu. we will receive by Twakiriye grace. amavuta yawe kubw'ubuntu. Receive your anointing. Twakiriye imbaraga zawe kubw'ubuntu. Receive your power by grace. Twakiriye kumva ijambo ryawe kubw'ubuntu. Receive the hearing of your word. Twakiriye ijambo ryawe kubw'ubuntu. Receive your word by Twakiriye grace. gusobanukirwa kubw'ubuntu. Receive understanding Twakiriye by grace. guhishurirwa kubw'ubuntu. Receive revelation by Twakiriye grace. imbaraga zizanwa n'ijambo ryawe. Receive the power that comes with your Twakiriye word. agakiza kazana n'ijambo ryawe. Receive salvation that comes with your word. Twakiriye guhembuka kuzana n'ijambo ryawe. Receive revival that comes with Urakoze your ku word. munsi mwiza uduhaye. Thank you for the good day you have Urakoze given us. ku ndirimbo Thank zaririmbwe. you for the songs we Urakoze sang. ku masengesho yasenzwe. Thank you for the prayers we Urakoze prayed. ku buyobozi Thank twahawe. you for the leadership. Urakoze kuri buri wese uri gukora umurimo. Thank you for everyone who is Mwuka serving. wera komeza uganze. Thank you, Holy Spirit. Mwuka wera komeza Holy utegeke. Spirit, keep leading. Mwuka wera komeza utugenderere. Keep visiting us. Buri wese akorweho Let nawe. everyone be touched Buri wese by you. asurwe Let nawe. everyone be visited by Buri you. wese agendererwe Let nawe. everyone be visited by Amaso you. yacu ahweze tukubone. Let our eyes be able Tubone to imirimo see you. yawe. Let us be able to see your Mu word. izina rya Yesu In the name of tugukomeye amashyi mu Put izina our rya Yesu hands Kristo together umwami wacu. to you in the name of Amen, amen, amen. Haleluya. Suhuza ukwegereye basi. Hallelujah. May you greet Ubwo your mwicaye neighbor. sinongera kuba mu mahaguruke Shekina, murakoze cyane. Imana ibahe Thank you very umugisha. much, Dukomere Shekina. Yesu May God amashyi bless ku you. bwabo. Imana ibagire neza kandi May ihore God yibuka do good imirimo to you, yanyu. and may He remember your deeds. Mukomeze mwaguke mu izina rya May you Yesu. keep increasing in the name Kandi of Jesus. baragutse murabyumva murabibona. Duhe Yesu amashyi ku See, they have bwabo. increased. Duhe Yesu amashyi ku bwabo. Imana ishimwe cyane. Praise God. Turashimira mwene data Alexis We thank our brother Kagame Alexis na madamu we Kagame bicaranye and his ku buyobozi spouse. bwiza. Imana ibahe umugisha. We thank you for your good leadership. May God Amen, bless you. amen, amen. Abana kubera imvura iri kugwa mwabagumisha mu rusengero, ndumva ari byo byaba byiza. Because of the rain, we Bagume shall keep the children in batuze, the church. abarimu ahubwo babegere ariko mubareke bagume aha ngaha. May their instructors be with them. Imana ibagire And they will neza. stay here. Twongeye kubakira mu izina rya Yesu. Welcome you all in the name of Mushumba Jesus. ntahari na madame bagiye gukora umurimo hariya Nyamata. The senior pastor is not here with his spouse. Turabashimira They're rero at ku Yamata. bw'iki cyumweru kirangiye cya kabiri. We thank you all for the second week we are concluding. Mu kanya mu cya gatatu nacyo kiratangira nyine nimugoroba. And this evening we will just launch Saa the kumi third rwose week, ntubure. around 4 p.m. Do Niba not wariyemeje kwinjira mu masengesho, miss. If you decided to be in Imana prayer, igufashe kugira ngo ntukajye ubura mu bihe nk'ibi. may God enable you so you won't miss. Igucira inzira, niba ari akazi kagufata igucira inzira ujye uboneka. If maybe your work holds you a lot of time, may He Ntukabure give you the icyumweru grace cyose so that rwose. you'll find time. Imana ikugire neza. May you not miss out. Murabyumvise ibyo ngibyo? Haleluya. Iryo Hallelujah. tangazo muraryumvise? Did Haleluya. you hear my words? Muzajye musobanukirwa uburiganya bw'umwanzi. May you be able to understand Iyo the ushaka malice kugera of ku the bintu enemy. bikomeye, umwanzi aritambika. If you are purposing to get Arakurangaza to pe important ukajya things, gushiduka the enemy will yarakurangaje, distract you. ukajya kurangiza umunsi utanasenze pe kandi uri mu masengesho, You'll end your day without prayer, yet you fasted. ukibagirwa ko na pause ihari, ukibagirwa You'll forget even akakurangaza. about your break time. Rero ni byiza kwegera Imana ibihe nk'ibi, jya ushaka umwanya. So it is good for you to come close to God and find time. No mu biro byawe ukinge, pfukame ushake mu maso Even in y'Imana, your office, ubwire you can Imana. kneel down and seek the Yaba face of iminota God. 10, yaba iminota 5, yaba Be it iki, 5 or 10 ubwire Imana. minutes, just speak to God. No mu modoka yawe niba ntaho uri mu nzira nta kibazo, no kuri vora barasenga, senga no kuri vora uvuge ngo Mana ibihe bijyanye no kukwegera You nk'umugisha. need to get time to pray even as you're driving. Haleluya. Hallelujah.
turi kumwe haleluya Are we together? abo turi kumwe mvuga Hallelujah. haleluya Hallelujah. turashima Imana rero kubw'uyu munsi We thank God for this day. kubw'iyi iteme dufite kureba inyungu zikomeye cyangwa se akamaro ka Mwuka Wera mu buzima bwacu. For the topic that we have as we observe the benefit of the Holy Spirit in our lives. Uwavuga inyungu z'Umwuka Wera ni nyinshi cyane. We have many benefits. N'ubuzima bwose bw'umukristo. It's a whole life of a Christian. N'ubuzima bwose bwawe. It's the whole ni nko kukubwira ngo mbese akamaro k'uyu mwuka mpumeka kamfasha iki. It's like talking about the purpose of your breath. Wakubaza ngo nsobanurira akamaro k'uyu mwuka ndi guhumeka. Uyu mwuka turi guhumeka akamaro kawo. What is the importance of your breath? Hallelujah. 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 Uyu mwuka ndi guhumeka ufite kamaro ki mu buzima bwanjye. What is the importance of my breath? Niba uyu mwuka umfasha mu buryo bwo guhumeka bw'inyama n'amaraso n'Umwuka Wera adufasha mu buryo bwo kugira utse bwo kubaho mu buryo bwo mu mwuka. Your breath will help you to breathe physically, but the Holy Spirit will help you to breathe spiritually. Bajya kuvuga ko umuntu yarangije urugendo rwe ari uko uyu mwuka warangiye mu kanwa abatacyumva ko agihumeka. They will say that one has finished their race only when their breath is no longer going into his lungs. Rero iyo udafite uyu mwuka nabwo w'Imana ku Mana warapfuye ntubukiriwo. And when you do not have the Spirit of God, you are dead to God. Ni ngombwa gusabana na Mwuka Wera kugira ngo ubuzima bugaragare mu ijuru amenye ngo mu isi hari umuntu uhumeka arimo arahumeka mu mwuka. It is important for you to fellowship with the Holy Spirit so that it will be recognized in heaven that there is someone in the earth who is breathing. Hallelujah. 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 Ndagira ngo twumvika hallelujah. Hallelujah. Mujye musubiza hallelujah. May you please be responsive. Ndagira ngo Hallelujah. mbumve hallelujah. I want to hear Abazima you. bari hano hallelujah. Hallelujah niyo mu ijuru. Ntabwo ari cyo Hallelujah is for yigusabye. heaven. Ntabwo ari cyo yigusabye. Hallelujah. I'm not asking for it. It is Niyo for mu ijuru. heaven. Hallelujah. Imana iguha umugisha mana. Buriya rero hari umumama hano wa muri Shekina kera yajyaga avuza akaruru sinkimwumva. There is one lady from Shekinah Muramuzi? who Muri normally Shekinah pushes a yajyaga agira shout of joy. yajyaga avuza akaruru I no longer hear sinkimwumva. her. Ntabwo mwigeze mumwumva namwe. Yajyaga avuza akaruru ntabwo She namwumvise. used to Arahari push a ntahari. sound of joy. Mama ongera uvuze haleluya. Aba mama nituvuze impundu haleluya. Muvuze impundu abazima. Abagabo nidukoma amashyi mu izina rya Yesu Kristo. Imana yacu bagire neza. Ni ngombwa yuko rwose ntugaceceke icyo wumva wayobowe n'Umwuka Wera jya ugikora mu izina rya Yesu. You are led by the Holy Spirit, never keep quiet. Just do it in the Ntukagihagarike name of kuko hari Jesus. uwakubwiye ngo urakabije. Don't Mu nzu stop it because y'Imana somebody is saying it's too much. turaba umudendezo. Twabaturiye kuba umudendezo. We have freedom in the house of God. Nta kindi kigomba kutuboha, nta wundi ugomba kutuboha. Twabatuwe kuba umudendezo. Jya ugira umudendezo mw'Umwuka Wera. Nothing Gira should umudendezo withhold w'Umwuka you. Wera. You should Himbaza have mu the Mwuka freedom of the Wera. Holy Buba Spirit. umudendezo mu Mwuka Wera. Hallelujah. Hallelujah. Muba umudendezo mu itorero ry'Imana. May you live a free life in the house of God. Ndavuga ibintu bitatu turakomeza. I will say three things and we continue. Ibintu bitatu cyangwa se bine ngira ngo mvuge mbere yo kuvuga inyungu dubona z'Umwuka Wera mu ncamakeya maze dufata umwanya duhimbaza Imana dusenga Imana. Mwuka Wera bikore muri twebwe aherekeza ijambo n'ibimenyetso n'ibitangaza mu buzima bwacu. Ababyemeye ababyizeye tumukomera amashyi. Arahari arabikora ndi kumwumva. Niba utamwumva jewe ndamwumva. Nubyizera uri bwakire mu izina rya Yesu.
Haleluya. Icyambere Imana yakoze, The first thing that God did nuko Imana igiye gukora ibintu bikomeye, is when God wants to do great things, iyo igiye gukora ibintu bikomeye, when God wants to do great things, ihamagara umugabo ukomeye witwa Mwuka Wera. He will call upon the mighty man called Mwuka Holy Wera ni Spirit. umwuka ukora ushyira ibikorwa by'Imana, ijambo ry'Imana mu bikorwa bikagaragara The n'amaso. Holy Spirit is the mighty man who puts into action the word of God for it to be seen. Icyambere Imana igambira kurema isi, irangiza iti nta wundi wayirema, Mwuka Wera ngwino ureme isi. And when God wanted to create the heavens and the earth, He called upon this mighty man and said, only the Holy Spirit can do this. Imana iravuga, Mwuka Wera nawe agashyira mu God bikorwa. spoke and the Holy Spirit put into action. Imana ikavuga, Mwuka Wera agashyira mu And bikorwa. when God speaks, the Holy Spirit puts into action. Gutandukanya amazi kayavana mu isi ni igikorwa cya Mwuka Wera. Pulling water from the depths of the earth is just the work of the Holy Spirit. Igafata inyanja ikavuga ngo wa nyanja we ntukarenga aho ngaho, Putting the limits to oceans. uzaguma urufatiro rwawe naho ngaho, ntuzarenga aho ngaho. He established the foundation of the seas. Nawe wabutaka we ndagutegetse uhereye umunsi wa none, mera imbuto, mera imiti, mera ibyatsi, mera. And for you land, you shall bring forth all fruits and trees. Bivuye hehe? And where did it come Izi from? mbuto turya muzi zaravuye hehe? Where do you think the fruits that we eat come from? Ibi birayi turya byavuye hehe? The potato that we eat, where do you think they come from? Ibi byose mubona byavuye hehe? All the things that you see, where do you think they come Aya from? mafi yavuye hehe? And the fish in the Izi water, nka tunywa amata zavuye hehe? the cow from which we get the milk, where do you think they come from? Duhe Imana yacu icyubahiro, duhe Let Imana us yacu praise our icyubahiro, Lord. duhe Imana yacu Hallelujah. icyubahiro. Let us praise our Mu Lord. buhanga bwayo, mu bwenge bwayo irabikora. In His wisdom and knowledge, He Iravuga ngo performs all byose these nibibeho things. bibaho. And He said, let all things be, and they lived. Byose nibibeho bibaho. He said, let all be, and they were. Iremesha icyambere, irema isi ibaho. He created the earth, and it came into existence. Ibyakurikiyeho byose byajyanye nuko iriya minsi itandatu yose Mwuka Wera And yaremye biriya. everything else came into existence according to the 6 days as He worked. Imana yagiye ikoresha Umwuka Wera kenshi mu bahanuzi ndetse mu bacamanza, yagiye ikoresha Umwuka Wera. Umwuka Wera yagiye akora imirimo umunsi ku wundi. God worked with the Holy Spirit through prophets and the judges. Kuko yari yarasezeranije gucungura k'ubwoko bw'Imana, igihe kiragera ikoresha Umwuka Wera kuza gukora igitangaza ku mukobwa w'isugi witwa Mariya. Irazi ikora igitangaza. God had promised to bring a redeemer to the world, and then He used His Spirit who visited Mary for her to bear a child. Umukobwa w'isugi, A virgin woman. nta mugabo. She had not known. Mwuka Wera araza ararema, ashyiraho ibitari biriho bibaho. And the Holy Spirit came and put what was not into existence. Umwami Yesu aravuka, abaho, agenda mu isi, akora ibitangaza mu isi. And the Lord Jesus was born, and He performed miracles in the world. Iyo ni Imana yabikoze bikoresheje Mwuka It Wera. is God's working through the Holy Spirit. Cya gatatu, Yesu umunsi ku wundi tubona Umwuka Wera muzaho kugira ngo akore imirimo iyo yakoze, gukiza abarwayi, kubohora ababoshye, gukiza, kwirukana abadayimoni. Tubona Umwuka Wera ari mu bikorwa umunsi ku wundi, urutoki rw'Imana, kuboko kw'Imana kugendana umunsi ku wundi. Thirdly, we see the Holy Spirit descending on Jesus, and He went about healing people, setting the captives free. It was the hand of God. Tubona Imana imukoresha umunsi ku wundi. We saw God using Him on a daily basis. Imana igiye gukora igikomeye, ikoresha imbaraga zayo. Bivuga ngo ikoresha imbaraga zayo nyinshi, imuzura mu bapfuye. Ikoresheje imbaraga zayo zitagira akagero nyinshi, zivana Yesu mu gitsuro, ziramuzamura, zimuzamura mu ijuru. Izo mbaraga Mwuka Wera arabikora. Mukomera amashyi, komera Umwuka Wera amashyi. And God used His power by bringing Jesus from death to life. And it Ibyari was the gushobora Holy ko Spirit urupfu who performed. rumuherana
ntibyari It was gushoboka. impossible for death to keep him. Ntibyari gushoboka ko ingabo zose z'abadayimoni zimuherana. It was impossible for the hosts of demons to keep Buri him. Imana iguhishuriye ikakwereka intambara yabaye hari ikuzimu watangara nyine. Had God revealed to you the battle into the Hades that took place then, you Paulo would be amazed. yarabihishuriwe rero. And Paul had the revelation of it. Imbaraga zitagira akagero z'Imana niziha twebwe abera b'Imana ngo za zindi yakoresheje ubwo yazuraga Yesu mu bazibatse mu bapfuye. The immeasurable power of God, the power that He gave us, the believers, the same power He used to resurrect Christ from Izo the mbaraga dead. nta zindi ni imbaraga z'umwuka wera It's none yakoresheje other but azura the power Yesu of the Holy Kristo Spirit that mu He used bapfuye. to raise Mwuka wera Jesus from the azamura. dead. Haleluya. The Holy Spirit Ababyize raised muvuge ngo Jesus amen. from the dead. Izo nizo Hallelujah. mbaraga zizatuzura natwe That is the n'abatubanjirije basinziriye muri Kristo Yesu, izo mbaraga zizabazura. The same Muhumure, power will raise us from the dead as it did with the former people. who had muhumure. believed. Niyo mpamvu dushobora kuririmba, niyo mpamvu dushobora gusimbuka kubera ijambo ry'Imana twizera ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu Yesu Kristo. Mwuka wera nakavuga ngo baruhuke imihate yabo kuko imirimo bakoze izagenda ibaherekeje. Blessed are those that die in the Lord, because they are redeemed from the strife of this life. Nicyo gituma tutaheranwe n'agahinda kubera twizeye aho bajya, twizeye ko bakishijwe, twizeye ko umwuka wera barimo. Kirya gihe umwuka wera azagira ati That is why we are not withheld in sorrow, because we know where they are going and they will come back to life on that day. Abanyumva muvuge ngo amen. Say amen if you Abanyumva hear muvuge me. ngo amen. Say amen if you Abo hear turi me. kumwe, haleluya. Hallelujah. Reka turisomere ijambo vuba vuba, Let niho us mugira read ngo this scripture umenye quickly. icyo utunze, umenye no kukizirikana. So that you may know what you have and how you can keep Banshireho it. Abaroma, turagaruka hari Abaroma 8 ntabwo ryanditswe hari, ariko turisome vuba vuba. In Romans 8, Murongo wa 11. verse 11. Wahageze? Okay. Ariko niba umwuka w'iyazuye Yesu Kristo aba muri mwe, iyazuye Kristo Yesu izazura imibiri yanyu ipfa. Kubw'iki? Musome cyane. Kubw'iki? Ku mwuka wayo uri hehe? Ko mutasubiza. Umwuka wayo uri hehe? Baza mugenzi wangu, umwuka w'Imana ntari muri wowe. Ask your neighbor if the Spirit of God does not live in them. Bibiliya yavuze ngo ariko niba umwuka w'iyazuye Yesu Kristo aba muri mwe. And if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in Iyazuye you, Kristo Yesu izazura imibiri yanyu ipfa, He who raised Jesus Christ from the dead will also give life to your ikoresheje mortal bodies umwuka wayo uba muri because mwe. of His Spirit who lives in you. Niko muri Hallelujah. kiriya Kinyarwanda havuga ngo ikoresheje umwuka wayo uba muri mwebwe Because of niwe His Spirit uzabazura. who lives in you. He's the one who Muhumure will raise you to muzazuka, life. muhumure bazazuka, Do not muhumure be worried. tuzazuka. They'll be N'amasezerano raised to life. y'Imana akira umwuka w'Imana ajya aba muri This is wowe, the promise of kirya gihe God. May you uzamusinzira. receive the Holy Spirit of God. Amen. 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 Cyo ni Amen. icya gatatu tubona ku mwuka wera yazuye Yesu Kristo, natwe ari muri twebwe azatuzura kuri wa munsi. That's the third that we see, the Holy Spirit who raised Jesus from the dead. He will also resurrect us on that day. Muvuge ngo amen. Amen. Muvuge ngo haleluya. Hallelujah. Abefeso igice cya mbere umurongo wa 19-20. Ephesians 1, Pawulo arimo verse arabwira 19 to 20. Abefeso, Paul speaking to Ephesians. aravuga ngo ndabasabira urudaca kugira ngo mugire umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume mumenya ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, izo iha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri, izo yakoreye muri Kristo Yesu ubwo yamuzuraga mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru. Muvuge ngo amen. Amen. That's Ephesians chapter 1, verses 19 and 20. Icya kane dushobora kuvuga, The mwuka fourth wera Imana aho yamukoresheje, The Spirit of the Lord, where God used him, yamukoresheje ubwo yaremaga itorero, ubwo yabyaraga itorero. He used it as He was birthing the church.
dusomye hariya mu byakozwe n'intumwa igice cya kabiri turabona ukuntu bari ahantu hamwe bihishe bakinze iminsi 10 umwuka wera akamanuka. In Acts chapter 2 we see how they were enclosed in one room and the Holy Spirit descended on them. Ni ukuvuga ngo imirimo Imana ishaka gukora mu isi, mwuka wera ni architecte par excellence, ni umwubatsi ukomeye cyane uza kubaka iby'Imana yagize Imana yavuze. And for whatever work God wants to perform in this world, the Holy Spirit is the excellent architect who puts it into practice, into C'est un architecte par excellence azi kubaka. He is the excellent architect who builds Bwira everything. mugenzi ngo azi kubaka, mwuka wera ni umwubatsi Tell your w'umuhanga. neighbor that the Holy Spirit is a Azi builder. kubaka abagore, azi kubaka abagabo builds bananiranye, women, he akabubaka, builds men. akamenagura agahondahonda. Siko mubigenza And he ati. rebukes and he destroys things for Burya him to rero build men. ababubatsi bagira kubaka inzu gitangira biroroshye kuruta kugira utse gusana. Buriya umwuka wera rero easy to build ntabwo yatwubatse from scratch a yatangiye house. gusana hasana. Buriya biravuna gusana we, umwuka wera biramuvuna kunsana. It is easy to build a Sinzi house niba from munyumva. scratch than Gusana to inzu renovate it. gusana inzu birarushya kurusha Renovating a gutangira house kugira is actually itafari very kuyindi. hard. Mwuka wera biramuvuna kudusana, aradusana, asana bamaze kuba b'Adamu ba kera kugira ngo bavanemo Adamu wa kera bahe Adamu wa nyuma, biramugora cyane. It is hard for the Holy Spirit to renovate a man who used to be the former Adam to turn them into the new Adam. Ariko Imana ishimwe ko afite imbaraga zo kubikora, afite praise ubushobozi be to bwo kugira God. utse bwo kuvanamo agashyiramo ibishya mu izina umukomera amashyi w'umwami w'abami. But praise be to God because he has the power to change everything and to change and transform that man. Icya kane tuvuze ni uko itorero ryaravutse mu mbaraga z'umwuka wera. The fourth point is that the church was birthed by the power of the Holy Spirit. Iryo torero niryo turi mu uyu munsi wa none, And that n'amarembo church- y'ikuzimu ntazarinyeganyeza kuko ryubatswe na mwuka wera. And that church is the one we belong to today, and the gates of the Hades cannot shake it. Kandi iri torero ntabwo ari kimisagara gusa, iri torero ni umubiri wa Kristo ku isi yose. Imana iriborerana nk'umubiri umwe wa Kristo. That church is not just here in Kimisagara, it is the whole body of Christ in the world. Because Abayuda God sees it as a n'Abagiriki, unit. Abayuda n'Abagiriki, The Jews and the Greeks, Abanyarwanda n'Abakongomani, Rwandans and Congolese, Abarundi n'Abaganda, Burundians and Ugandans, bose iyo bamaze gukizwa ku Mana ibabona nk'umuntu umwe, ari wo mubiri wa Yesu Kristo umwami wacu. all of them, when they are born again, God sees them as one body who is Jesus Christ. Our Lord. Nabivuze muri Kizambe, niyo mpamvu ushobora kumva indirimbo ya Iringara nubwo utarizi, ariko wariyumva ukumva irimo irakuzamura, urimo urayihimbazamo ikuzamura. Sibyo mama? I Hallelujah. said it earlier this morning, when you hear a song in a language that you don't even know, but you feel that it's uplifting you spiritually. Bakaririmba indirimbo y'Igiswahili nubwo utayumva, ariko kumva irimo iragira se hari ahantu iri gukora kandi utumva n'amagambo. Kubera iki? Umwuka uyirimo niwo mwuka wawe. You will hear people singing a song in Kiswahili that you don't even know, but it will lift you up because of the spirit behind it is also in you. Dusomere ijambo maze muryumva, Abikorino ba mbere ibice 12. 1 Vuba Corinthians vuba. chapter 12. Umurongo wa 12. Nk'uko umubiri ari umwe ukagira ingingo nyinshi, kandi nk'uko ingingo z'umubiri zose nubwo ari nyinshi ari umubiri umwe, niko na Kristo ari. Muvuge ngo amen. 13. Kuko mu mwuka umwe twese arimo twabatirijwe kuba umubiri umwe. Ni umwuka watugize ute? Watubatije kugira ngo tube umubiri umwe. It is the spirit that baptized us all to be one body. Naho twaba Abayuda cyangwa Abagiriki, naho twaba imbata cyangwa umudendezo, kandi twese, musubiremo twese, kandi twese twagize dute? Twujujwe iki?
umwuka umwe uko baba bangana kose bujujwe umwuka umwe. We are all given the same spirit, be it Itorero Gentiles rero, or slaves or free. mwuka wera ari mu itorero nk'umwuka umwe uyobora itorero rimwe ku isi yose. Imana yacyabwa The icyubahiro. Holy Spirit is one and he leads one church all over the world. Inyungu dufite nazikubye mu bintu bibiri. Now I try to put the benefits we have in Inyungu ya mbere ni imbere, n'inyungu ya mbere ni inyuma. the first benefit is inside out. Inyungu ya mbere ni uguhindurwa imbere, inyungu ya kabiri ni ukukomezwa inyuma. The first benefit is to be transformed on the inside, and the second is to be strengthened on the outside. Inyungu ya mbere ni ukuduha iby'imbere, umuntu w'imbere agatunganywa agakomera. The first benefit is to be given what will make you perfect on the inside. Inyungu ya kabiri ni ukuduha ibikwiriye kugira ngo nk'abana b'Imana bakorere Imana bakoreshejwe n'umwuka w'Imana. And the second benefit is to give us what is required as children of God to serve God. Izo nyungu nk'abera b'Imana tugomba kuba tuzifite mu izina rya As the Yesu. holy people of God, we need to have those two benefits. Mwuka wera imbere, mwuka wera katwambika izindi mbaraga zo gukorera Imana, The twese Holy tukaba Spirit abakozi on the b'Imana. inside and also on the outside to give us the strength and power to Bwira serve mugenzi wawe God. uri umukozi w'Imana, Tell your neighbor that you are the wahamagara servant gukorera of God. Imana, uri umukozi You are the w'Imana. servant of God. You have been called to serve God. Ntabwo wamubwiye, You didn't tell him. ongera umubwire ngo uri umukozi them w'Imana. Sobanukirwa servant kuri of God. umukozi You need to w'Imana. understand that Nta you are the servant wakugize of umukozi God. w'Imana, mwuka wera waguhamagaye yaguhinduye umukozi No w'Imana. one made you Uri to be a umukozi servant of w'Imana. God. It is the Holy Spirit who called you and made you the servant of God. Icya mbere turakibona mu Bagalati ibice 5 umurongo wa 22 24. We will see that in Galatians 5. Nihuta, ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ukugira neza, n'ingeso nziza, ni ukukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Abakristo Yesu babambye kamere n'iruba n'irari byayo. Muvuge ngo amen. Galatians 5:22 and 23. Icya mbere mwuka wera akora ni iki ngiki. The first thing that the Holy Spirit does is this. Tuzanira kamere y'umwami wacu Yesu Kristo. He creates the nature of our agatangira Lord Jesus Christ. karema muri twebwe, agatangira karema umunsi ku wundi. Urukundo rw'Imana umubyeyi wacu yaruvuzeho kuwa mbere ndetse no kuwa kabiri. The Holy Spirit starts to build the nature of Jesus Christ in our lives, and it Ariko starts genda with vuga, the love of God. ndavuga ku mahoro, ndavuga ku byishimo, ndavuga no kwihangana. I will speak about peace, joy, and forbearance. Amfite naje gusanga ndi kumedita kuri aya magambo, naje gusanga As I meditated on these words, urukundo, I saw that love, ibyishimo, joy, amahoro, and peace. ibi bitatu iyo wabigize biriya bindi birakurikira. These three important things, when you have them, the remaining three will follow. Urukundo, Love, ibyishimo, joy, amahoro, and iyo peace. wabigize When biriya you have bindi the three, bikurikiraho. Haleluya. Biblia iravuga ngo remaining urukundo three rwihanganira none. Ni ukuvuga ngo iyo wagize urukundo, iyo wagize ibyishimo, iyo wagize amahoro, biriya hari ziriya mbuto zindi nazo zigenda zigira zirera, ariko iz'ingenzi zireshatu zirakomeye cyane zibanza. the first three fruits of the Spirit, when you have them, Abemeranya nanjye, they haleluya. just pull the remaining three Je as niko well. nabibonye, ziri uko ari eshatu ni zirakomeye cyane, zirakurikirana. These three first are very important. Imwe ituma indi ivuka. One will make the other grow or be birthed in you. Kuki Imana Why did yashatse God- kuduha muri iyi si amahoro? Why did God intend to give us peace in this Kuki Yesu world? yavuze ngo mbahaye amahoro sinyabaha nk'uko isi igira izite? Why did Yatanga. Jesus say, I give you my peace and I will Akavuga not ngo give you as the world amahoro does? yanjye niyo ngize nte, And he niyo said, mbahaye. my peace I give to you. Amahoro yanjye niyo ngize nte, My peace niyo mbahaye. I give to you. Nuko yarazi ko isi idatanga, isi ni ay'akanya gato, amahoro ni ay'akanya gato. It is Uyabona uyu because he mwanya, knew that ejo this ukagira world utse will not give you peace. ukayabura.
At least it will give you for a very short time. ariko Yesu yayahaye abigishwa be, aravuga ngo mbahaye amahoro yanjye sinyabahaye nk'uko isi yatanga. But Jesus gave it to his disciples and he said, I give you my peace and not as the world does. Baragendana baraza baramufata, abigishwa barahunga, bamwe baratatana. He was apprehended and his disciples aricwa arabambwa. He was killed and crucified. Bakimara kumenya ko yapfuye kandi yabambwe ngo binjira mu nzu barikingirana. After they had learned that he had died, they went into the ya mahoro yabahaye yagiye hehe? Where did the peace go? Bagize ubwoba baragenda barikingirana, baravuga ngo karabaye birarangiye baraturangiye. Kandi Yesu yabahaye iki? Yabahaye amahoro ye. Yet Jesus had given them his peace. Yabahaye amahoro ye. He had given them his ariko peace. barikingirana. But they enclosed themselves. Amaze kuzuka icyo yakoze ni iki? Ngo yarabasanze aho bikingiranye, arinjira basanga bikingiranye. After his resurrection, he found them in the mbahaye house. amahoro. Arongera yayandi yabahaye, arongera avuga ngo mbahaye iki? And he said to them, mbahaye I iki? give you my peace. Mbahaye iki? I give you peace. Mbahaye iki? I give you peace. Mbahaye iki? What did he give Abaha them? amahoro. He gave them peace. Arangije And then akajya ahura nabo umunsi ku wundi, ariko yongeye kubwabwira ngo mbahaye amahoro. And then he gave them peace. Hanyuma amenya yuko umwana w'umuntu ashobora kugirutse gutakaza icyo yahawe, aravuga ati reka mbahe umwuka wera agenda baturemo, yitwa isoko y'iki? Yitwa isoko y'amahoro. Nibajya babura amahoro ajya dutubiza mu buzima bwabo. Inyungu ikomeye cyane umwuka wera yabazaniye ni ukubazana icyo Yesu yabahaye kigahoraho. Amahoro ahoraho atangwa na mwuka wera mu buzima bwacu. Haleluya! Mu muhamashi menshi ntukabura amahoro. Mwuka wera ajya guha amahoro mu izina rya Yesu. Mwuka wera ajya guha amahoro mu izina. And then because they had lost their peace, then he sent them his spirit so that they would keep their peace permanently. The Holy Spirit gives peace. Arongera avuga ngo muri Yohana ibice 15 avuga ngo umunezero wanjye ndawubahaye, kandi mbabwiye amagambo kugira ngo umunezero wanjye mbabwiye amagambo kugira ngo umunezero wanjye ube mwinshi kandi ube wuzuye. I say these words to you so that my joy may be in you in mbabwiye aya fullness. magambo kugira ngo umunezero wanjye ube muri mwe kandi ube muri mwe, uwanyu wuzure ube wuzuye usendereye. So that my joy may be in you in fullness and that you may overflow with joy. Mu yandi magambo icyo Yesu yashaka kubuzuza amahoro, yashaka kubuzuza umunezero, cyangwa se yashaka kubuzuza ibyishimo bitangwa n'isoko yitwa mwuka wera, akabuzuza umunsi ku wundi. And then he gave them his spirit so that he would fill them with joy on a daily basis. Iyi si ibuza amahoro, twebwe tugomba kugirutse gucomekwa ku mwuka wera kugira ngo akomeze adudubize iki? Amahoro abe muri twebwe mu izina rya Yesu. This world has no peace, so we need to be connected to the Holy Spirit so that we may have peace in permanence. Niba kubona uri umugabo w'amahoro bazibaza ni gutagize amahoro muri situation ari kunyuramo. When they see you at peace, they will wonder, how does he have peace in this world without peace? Bazashakisha kumenya impamvu uri umugabo w'amahoro, uri umugore w'amahoro, uri umukobwa w'amahoro, uri umuhungu w'amahoro. Bazashaka kumenya n'icyo uhatse n'icyo ubitse muri wowe. Bazamenya yuko hari isoko idakama ihora idudubiza mu buzima bwawe. When they see you as a man of peace or a woman of peace, they will wonder trying to figure out what gives you peace. But they will know that you are connected to a source that never runs dry. Nukuvuga ngo iyi mbuto ntabwo ari wowe uyirya gusa, ahubwo n'abakugose bose bakeneye kuyigirutse kuyisoroma mu buzima bwawe. It means that this fruit of peace, you do not just eat it alone, but everyone around you, they will eat on it. Nukuvuga ngo ntabwo uyu mugezi uri muri wowe y'isoko ikeneye kududubiza kuzura, yarangiza igasohoka n'abandi bakanywa kuri uwo mugezi mu izina. It simply means that this river of peace will overflow in you so that everyone around you will fetch from it. Niyo mpamvu mwuka wera akeneye kugirutse kukuzuza no kugusendereza amahoro ava mu ijuru, kukuzuza no kugusendereza ibyishimo biva mu ijuru. That is why the Holy Spirit needs to fill you with peace and joy from heaven.
mwavuze ngo amen niba turi kumwe Amen. niba tukiri kumwe muge haleluya Amen. If abireme we're mu still buzima together, bwacu mu izina rya Yesu haleluya He create that in our lives in haleluya the name of Jesus. uzahura na Hallelujah. byinshi uhurira na byinshi wahuye na byinshi ariko reka umwuka wera no muri ibyo ucamo ugira amahoro y'Imana. You have seen a lot, you have gone through a lot. May the Holy Spirit give you peace in whatever you're going through. Muri ibyo unyuramo byose gira amahoro y'Imana. Ndabizi ko bihari ariko you gira have the amahoro peace of y'Imana. God. Imana iguha amahoro. May you have the peace of God in whatever you are going through. I know there is a lot, but may you have the peace of God. Impamvu ugira amahoro kubera iki? Amahoro aturuka muri iki? Muri confiance ugirira Imana. Sinzi kuntu mu cyizere washinze mu Mana yawe. Nicyo kiguha amahoro. Where does peace Icyizere. come from? Peace comes from your trust in Kugirira the Imana Lord. iki? Your trust in the Cyizere, Lord. confiance mu Mana yawe. Ukavuga ngo nzi yuko iri hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose itegeka byose indeba iri hano ntaho yagiye ntihunikira ntisinzira imbere maso. Peace comes from your trust in the Lord as you trust in Him to be above every other situation. The one who Ukabwira watches over umutima wawe ngo me is Imana there for me. yanjye imbere maso ntihunikira ntisinzira iri maso haba ku muryango wanjye haba ku buzima bwanjye nta na kimwe gishobora kungeraho Imana itabyemeye ugahagara mu ijambo ry'Imana ukagira amahoro y'Imana. And you'll speak, Muyikomera amashyi yo Mana irakabaho izahore ku ngoma yo Mana nyama. you will speak according to the word of God that says that the one who never sleeps nor slumbers is there for me. He will keep me. Ntabwo ari amahoro yizana gusa azanwa n'ijambo uhagazemo. Peace does not just come like that. It comes according to the word. Azanwa n'uwo wizeye. It comes according to the one you have put your Azanwa trust n'uwo in. wiringiye. It comes from the one you have put your trust in. Reka mbereke bene data reka ndabona iminota yanjye mbereke ukuntu umwuka wera akora. Let me show you how the Spirit works. Uhura n'ikibazo umwuka wera akakuzanira ijambo. You will face a problem and the Holy Spirit will bring you a Akuzanira word. ijambo ako kanya. When He brings you a word, Haleluya ukumva ijambo. you will Burya yamaye ririya jambo kubera biriya akakuzanira ijambo ukagira amahoro kubera yaguhaye iki yakubanjirije ijambo nubwo byaje byasanze utunze iki byasanze yakubakishije iki ijambo rye. The Holy Spirit will give you a word so that whenever you go through certain challenges, you'll remember the word and you'll know that He built you with the word. Ndibuka igihe nari ndwaye I remember one day I was sick. yanzaniye ijambo hariya muri Zaburi ya 93 ndumva ari umurongo wa Brought 4 me a word from Psalms 93, I think. ngo inzuzi zose zibirinduye ngo inzuzi zose zibirinduye All the rivers had ngo stirred guhorera up kwazo kwazamutse. and they had waged. Harabona agiye mbiganiriza ngo guhorera kwabo kwazamutse n'imiraba yayo yagize ngo ari kuwite kuri hejuru yabyo abirusha imbaraga. The seas have lifted up, Haleluya. but the Lord was Harabona mighty on uwite them. kuri hejuru y'ibyo byose abirusha iki The Lord on high was mighty on them. noneho ngira amahoro numva And ngize then amahoro I came to peace. numva ndakomeye kuko uwiteka uri hejuru yabyo abirusha iki. I was strengthened because the Lord was above Bene all the data raging seas. yaba ari amahoro yaba ari ibyishimo yaba ari ukwihangana umwuka wera akoresha ijambo kugira ngo byose ugirutse ubyakire. Be it joy, be it peace, be it perseverance, the Holy Spirit will use the word for you to receive them all. Amajwi y'amazi menshi umuraba ukomeye w'inyanja uwiteka uri hejuru yabyo agiratse abirusha imbaraga hera ku murongo wa 3. Jya wakira ijambo jya wumva umwuka w'iri jambo akuzanira rikemura ibibazo byawe urisengeremo muri iyi minsi 40 uryakire rirakemura byinshi. May you understand the word that the Holy Spirit brings to you, because that word will build you up. Ijambo ari bukohereze rirakora ibitangaza. And the word He will send to you will perform miracles. Uwiteka inzuzi ziteye hejuru. Inzuzi ziteye The seas hejuru have amajwi lifted yazo. up, Lord.
inzuzi ziteye hejuru guhorera kwazo. The seas have Murongo wa lifted their kane. voice. The seas have lifted up their Amajwi moaning waves. y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha iki? Mightier than the thunder and the great Abirusha waters. iki? Mightier than the Ko breakers mutasubi- abirusha of iki? the sea. Abirusha The Lord iki? on high is Vuga ngo mighty. nabiri abirusha iki? Sinzi uko bisa, abirusha iki? The Lord is Nabiri abirusha mightier iki? than all these N'ibyaha things. abirusha iki? And all your Ari prophets, hejuru the yabyo, Lord is muhumure. mightier than them. Muhumure, mukomere Yesu amashyi. Put your hands Abarusha together for imbaraga. Jesus Christ. Niyo ndwara Hallelujah. Uwiteka uri hejuru yabyo, abirusha iki? And the Lord is above even your sickness. Muri ibi byose kugira ngo aduhindure akoresha iki? Atwigisha akoresheje ijambo. He will teach us using His word. Aduhishurira akoresheje He will ijambo. teach us using His word. Atuyobora akoresheje iki? He will Ijambo. guide us using His word. Atwibutsa akoresheje iki? He Ijambo. will remind us using His word. Atuyobora mu kuri kose akoresheje iki? He will lead us in all Ijambo. truth using His word. Aho kuguhana akoresha iki? Ijambo. When He wants to rebuke Aho you, He will kugukosora use akoresha His iki? word. Ijambo. When He wants to correct you, Aho He will use kugukomeza His akoresha word. iki? Ijambo. When He wants to strengthen you, He will use His word. Akoresha ijambo, Mwuka Wera aba mu ijambo. The Holy Spirit lives in the Ntukamushakire word. kure, aba mu iki? Atuye mu ki? He lives in the word. Yesu yaramvuze ngo amagambo mbabwira ngo umwuka niwe utanga iki? Ubugingo. Ngo amagambo mbabwira ni umwuka n'iki? N'ubugingo. And Jesus said, the Spirit gives life, and my words. Amagambo mbabwira ni umwuka n'iki? N'ubugingo. Mu yandi magambo, In other words, umwuka wera aba mu ijambo. the Holy Spirit lives in N'ubugingo the bukaba mu word, ki? Mu and the ijambo. life is Igihe in the cyose word. umuhaye ijambo, umuhaye inkota yo kugira utse inkota yo gukoresha umunsi ku wundi. The moment Ari muri he gives twebwe you the kugira ngo word, akoreshe he gives you- inkota yitwa iki? Gives you the Ijambo. sword of the word. Mu byo Satani arwana nabyo mu buzima bwacu, One of the things that the enemy fights against in our arwana lives, na buri wese nta kindi adashaka ko akoresha ijambo. he fights so that you will not be able to use the word. Satani arashaka ko ukoresha amagambo yawe, Satan wants you to use your own words, ariko umwuka wera arashaka ko ukoresha ijambo ryande? but Ijambo the Holy ry'Imana. Spirit wants you to use the word of Niyo mpamvu God. muri iki gihe cya none arangaza. That is why the enemy tries to Ararangaza ngo distract utagira people umwanya w'ijambo, so that you won't have time for the word. ugira umwanya w'amagambo menshi, You will have time for many ntugire umwanya other w'ijambo things, ryinshi, but never time for the word. ugira umwanya wo guhura na benshi, You will meet many ntugire people, umwanya wo guhura n'ijambo kenshi. but not meet the word Tugomba often. gusobanukirwa uburiganya bwe, You need to understand His tukemerera malice. yuko umwuka wera adukundisha ijambo, So that adukundisha we will allow the gusenga, Holy Spirit adukundisha ijambo. Reka help us to love atembeshe the word. gukunda ijambo mu izina rya Yesu, May He kubera niyo give us to nkota, love the word. niyo nkota, niyo nkota Because it is the tuzamuneshesha, sword. niyo nkota tuzamurwanya It tukamutsinda. is the sword with which you will fight against the enemy and overcome him. Hallelujah. 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 Imbuto ni byinshi dushobora kuvuga, inyungu ni nyinshi. Kubona ashobora kuza karema kwihangana ku muntu utaragiraga kwihangana. There's many benefits we can learn from the Holy Spirit. Imagining Natanze ubu- Him ejo building, natanze creating ubuhamya. long suffering in Wenda someone's nawe heart. umubyeyi buze kugufasha. I gave a testimony yesterday, maybe. Ntabwo nagiraga help you. kwihanganira umwana wazanye amanota makeya. Kubera agiye mu ishuri nagiraga amanota menshi. I never had patience with my children when they Abo came home twiganye with barabizi nagiraga lower amanota grades. menshi. Those Muri with math whom I went to physique nagiraga school, amanota I menshi. had very good grades. Noneho nabona umwana aje adafite amanota, And when I would see my children coming home without good grades, nkumva ndamurakariye pe ndamurakariye. I'd be very angry with them. Noneho njya kurema ndema ikintu cy'ubwoba mu mwana. And then I created this kind of fear Abandi in bakaza their baseka, heart. we ntazaseka, kaza arira. The child who would come with low grades, they would Noneho come home crying. nabona ari kurira singira icyo simubwire ngo pole ihangane reka ubwo sorarezwa n'iki kurira se nibyo unzaniye. Iyo unzanira amanota ntunzanira amarira. And when a child would come to me crying, I wouldn't be compassionate. I would just say, why are you crying? You'd rather come with good grades than agaturuka nk'iriya ari tears. kurira. And the child would come from afar crying. Ngahita menya ko yabonye munsi ya 50. And I would know that they got less than 50%.
noneho umunsi umwe muvuge ngo umunsi umwe And then umunsi umwe someday, umwuka wera arangenderera the Spirit of God visited me. umunsi umwe umwuka wera agira ate The Spirit of God arangendera visited me. kugira ngo nkosore He visited me to rebuke me. gusharira umuzi wo gusharira ugomba kuranduka mu mutima You wawe have to take the root of umuzi wo bitterness gusharira from your umwana ugomba heart. kuranduka mu izina rya The Yesu root of bitterness umuzi should w'ubusharire be out of your heart. uranduza umuzi w'ubusharire The uranduza root of bitterness iyo will utunze just umuzi spoil w'ubusharire everyone wanduza else. benshi ariko iyo utunze n'ibyishimo wanduza benshi nabwo The root of bitterness Noneho, is contagious, but the ndagenda joy also is contagious. turagenda mwuka wera arambwira ngo umujyane ahantu akunda ka broshete turagenda tujya ahantu hariya ahantu simpavuze nuko turicara dusangira broshete yewe nawe madame sinamujyanye sinajyanye n'abandi bana So when my child came with niwe ngura fanta low grades, mugurira I took him broshete out. sinzi impamvu bije nona mwugurira broshete I took him out and I bought him some brochette. turarya broshete ndamubwira nti uko numva uvuga logique numva ufite nukuri uri umunyabwenge And I spoke to my child. I said, when you speak and the way you uri speak to me, umunyabwenge you uri are umunyabwenge intelligent. You are intelligent. jewe amanota mbona ntabwo ari ayawe sinzi aho ava The grades you bring nta na home, I kimwe don't know where wabuze they come from. They are not yours. turagusengera nk'ababyeyi rwose pray kandi imana for iri mu you, masengesho and you are ntitubona lucky impamvu enough. utsindwa rero So we don't even understand why you fail. arambwira ngo arega ngiyo nize nkaba ngiye gukora ikizamene ngo njya nibagirwa ibyo nize ngo bigahanagurika nkabona And he nibishya said to kandi me, narabyize I study and I understand what I study, but when it comes to exams, I turasenga forget noneho everything. ndamusengera So I prayed for hanyuma him. yabonaga 40 na kangahe 40 na kangahe And then he came igihembwe from gikuru yagiye kuzana 40% amanota or azana so. 86 And then next time he came with 86%. 86 mu ba mbere aba mu ba mbere 86%, and he came among the kuva best. ubwo ntabwo yongeye gusubira inyuma From that day on, byahise he bizamuka never ntiyongeye went back gusubira inyuma again. Things No, continued no. to increase. ndavuga bene data mfura z'Imana muri hano I said, for you, the elect of God, kutihangana bijya byica abantu lack of byica patience will benshi kill byica people. abana bacu byica abagore Lack of bacu patience byica kills our abagabo bacu children, byica our abo dukorana husbands, birica our wives. kudatunga iyi impano yitwa kwihangana byica benshi Not being long suffering will kill a lot of people. kuko iyo utihangana ufata ibyemezo hutihute utabanje no kugira utse no gutekereza Lacking wajya in patience, ugasanga wagiye kuregereta hanyuma make ariko hasty byapfuye decisions. ni ukuvuga ngo And then you'll tusabe umwuka regret. wera aduhe uyu mwuka witwa iki kwihangana birashoboka niba satarihanganye niba nyuka atarihanganye wowe uri muri Kristo Yesu byashoboka ko wakwihangana ukagira impano yo kwihangana birashoboka mu itorero If ko your parents warigira mu were not izina long rya Yesu suffering, you as a believer, you need to have that gift. vuga ngo birashoboka It is possible. vuga ngo birashoboka uyu munsi It is mwuka possible. wera birema uyu munsi May the Holy Frema Spirit jewe create that sinjya today. nihangana sinjya nihangana none uri Don't kurema sit iki and muri say, bo I'm not long suffering, I'm not niba uvuze ngo patient. sinjya nihanganira biriya sinjya nihanganira muntu urimo urarema iki mu buzima bwawe And if you're saying emera that you're not umwuka patient, wera what are you creating in your akugendere life? aho ugomba gukosora ukosore yego ugira inama yego ariko ufite kugira utse ufite muri wo kugira utse Wherever you need to kwihangana correct, Imana do ibagire it, neza Imana and ibaha do umugisha it with nimutunge patience. mwuka May wera God do akora good unto imirimo tugire kwihangana May the mwuka Holy wera Spirit bireme give you nanjye patience. ubwanjye akomeze abikore mu izina rya sindagera sinzi niba ari 100%, madame niwe wabimenya ariko duhora twitoza kugira utse kwihangana. I am not at Hallelujah. 100% Imana ibagire yet. My neza wife knows Imana that. bamugisha But we need to nimuhaguruke maze exercise dusenge Imana this. muhaguruke May God maze bless tubwire you. umwuka wera Let us stand akora imirimo shekina And mwazamuka ask the Holy Spirit. minota ingahe gusa maze tuzamure tubwire ngo hari icyo nkeneye hari icyo nshaka mwami hari icyo ngukeneyeho muri iki gitondo mu guterana kwacu hamwe nawe turakeneye twakire guhinduka duhinduke kuko izo nyungu zose ni zacu zamura ibiganza mu izina rya Yesu You lift your hands and then pray. Mana data mu izina rya Yesu Kristo twongeye kugushima igitondo cy'umugisha twongeye kugushimira mwami Imana yacu ko
ari wowe urema, ni wowe ugira icyo ukora ukakirema kandi ukagikomeza. Rema ikintu gishya, rema ikintu gishya, rema impinduka nshya mu buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Abagabo turi hano, abasore turi hano, abamama bari hano, mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka wera urashoboye. No muri iki gitondo hari icyo wakora, hari icyo tugusabye, hari icyo wakora mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo twahamagariwe amahoro, twakira amahoro y'Imana, twahamagariwe kunezerwa, ibyishimo, kugendana ibyishimo. Nta wundi wabirema, ni umwuka wera. Bireme mu buzima bwacu, si uko dufite byose, oya, ntabwo bijyana n'ibyo dufite, ntabwo bijyana n'ibyo tugezeho, bijyana nuko bivuye mu ijuru, bijyana nuko bivuye mu ijuru. Ntabwo bigendera ku kintu icyo ari cyo cyose, bigendera ku gushaka kw'Imana. Reka Mana ubikore, reka Mana ubikore uyu munsi, ubikore ku bari hafi, ubikore ku bari kure. Mwuka wera, ntabwo twavuga umwuka wera ngo areke gukora ibitangaza. Akiza indwara, ajya akiza n'indwara, ajya buhumura impumyi, ajya bohora ababoshe, ajya hindura amateka mu izina rya Yesu Kristo. Reka muri iki gitondo ibimenyetso biguherekeza ijambo ryawe bigaragare mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Tuduje. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa, ariko mwebwe mwaramuhawe. Azabana nawe ndetse azaba no muri mwe. Reka abe muri wowe. Niba ari muri wowe, nakora imirimo ikomeye. Niba ari muri twe, niyongera akore. Nitumwemerere, nitumwizere, yongera akora imirimo ikomeye. Tumuha uburenganzira, tumwemerere. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura, nzinjira iwe. Nimara kwinjira iwe, maze dusabane. Sabana na mwuka wera, sabana n'umwuka w'Imana, sabana na mwuka wera. Akora imirimo ikomeye. Hari ibyo ashaka kubaka muri wowe, hari ibyo ashaka guhindura muri wowe, hari ibyo ashaka kubaka. Mwemerere mu izina rya Yesu. Hari ibyo ashaka kutwubakamo, hari ibyo ashaka gukora muri twe. Mwemerere mu izina rya Yesu Kristo. Bya bindi wishe, reka Imana ibizure, reka Yesu abizure. Niba uri hano utarakizwa, ndagira ngo niba uri hano utarakizwa, ndagusaba uzamura ikiganza uvuge ngo uhereye umunsi wa none nemereye ko Umwami Yesu aza mu buzima bwanjye. Zamura ikiganza aho uri maze tugusengere. If you are here and you are not saved, urakoze mwene data, wazamuye ikiganza. Ongera nundi, zamura ikiganza neza rwose, nta soni ufite. Haleluya, Imana ikugire neza. Ngwino mwene data, ngwino nimuze hano tubasengere vuba, mwihuta dusenga Imana, maze uyu munsi wa none mwuka wera akora imirimo ikomeye. Hagarara aho ngaho mwene data. Abavugabutumwa mumwakire vuba, mwishimye, mumwakire munezerewe. Ngwino nawe wazamuye ikiganza vuba, nimuze nawe umubyeyi hariya azamura ikiganza. Ngwino nawe ukizwe, ngwino wakire Yesu Kristo akubera umwami, umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Waba uhari, ntabwo dutinda rwose, nta nubwo ngwino tukwakire. Ngwino